Dore ibintu bikomeye cyane umuntu ushaje akiri umukene akunze kwicuza kugeza apfuye. Ni ukuri kubabaza ariko gufasha abakiri bato guhitamo inzira ikwiye bigishoboka. Icya mbere ni ukwihanganira ubukene no kubufata nk'ibintu bisanzwe. Hari umuntu uba wibwira ati ubukene ni kamere yanjye, ntashake kuburwanya, igihe cyo guhindura iyo myumvire kikaba cyaramusize. Icya kabiri, gutinya gutangira no gutinya gutsindwa. Hari umuntu ugira inzozi ariko akagira ubwoba bwo kugerageza. Iyo ageze mu zabukuru atangira kwibaza ati ese iyo ngerageza byari kugenda bite? Icya gatatu, gupfusha ubusa igihe n'imbaraga ku bintu bidafite umumaro. Hari abantu bamara imyaka myinshi y'ubuzima bwabo mu businzi, mu busabane budafite intego, mu gusinzira no mu kwishimisha kurusha uko bakora. Ikibabaje ni uko babimenya igihe cyarabasize. Icya kane, kudasoma no kwiga. Hari abantu banga kwiyungura ubumenyi bakagira imitekerereze mito. Bagera mu zabukuru bagasanga isi yarahindutse, bo basigaye inyuma. Icya gatanu, kutizigamira no kutagura umutungo utimukanwa. Hari umuntu ubaho nk'uzapfa ejo buri munsi, nyamara imyaka igakomeza kwihirika. Ntateganyirize ejo hazaza, iyo ageze mu zabukuru atangira gusaba abo yakagombye kuba ari guha. Icya gatandatu, gukurikira abantu aho gukurikira inzozi zawe. Kumvira inshuti buri gihe, ukabaho nk'uko zibyifuza, mu muryango cyangwa sosiyete. Ibi byica inzozi zawe. Iyo ugeze mu zabukuru nibwo umenya ko wabayeho mu buzima utifuzaga. Icya karindwi, kureka ubunebwe n'imico mibi bikwigarurira. Kwemera kwigarurwa n'ubunebwe ndetse n'ingeso mbi ni kimwe mu bintu abantu bicuza iyo bageze mu zabukuru bakennye. Igihe cyose uba wibwira uti ejo nzaba mbikora, cyangwa ngo ejo nzareka ingeso izi n'izi, ukarinda uzisazana. Dore ikibabaza cyane, umuntu ushaje akiri umukene ntababazwa no kuba adafite amafaranga gusa, ahubwo ababazwa no kumenya ko yari afite amahirwe menshi ariko akayapfusha ubusa. Isomo rikomeye kuri wowe: niba ukiri muto ukaba ugihumeka, biracyashoboka. Niba ugifite imbaraga, ni amahirwe adasanzwe ushobora kuzicuza ushaje mu gihe utazikoresheje. Niba ufashe umwanya wawe ukumva ibi, ni ikimenyetso cy'uko ushobora guhindura amateka yawe.